no muri hoteli yishyura icyumba ngiki. Ibi ni ibintu nabasobanuriye, ngiki icyumba ahantu yishyuye icyumba. Ejo naberetse everything, murebe ngiki ni muri iki cyumba uyu musore ari. Aragenda yishyura icyumba, afata umukobwa, arangije arastreaminga live call imwe ku yindi, video call, umwana w'umukobwa yambaye ubusa nkuko yavutse. Ibi ni ibintu yampana kuze ejo bundi. None turibaza, ibi ni iki? Kumba nari amafoto Ushaka none se akoza uri igitangaza buriya nkine video hano se? oya kabyara mwenge umuntu ufite iyo video naye inyoherereze maha. Umuntu ufite video, uwo muntu ufite iyo live niba yarayirecord akoze, niba byari live ubu nabwo baravuga ngo nabwo kandi ibi ngibi ndi gushaka uburyo n'igisobanuro tuza kubiha nkayoberwa. none se njyewe mfite ikibazo, nago njyewe iyo live nayo nabonye yarari kuri video call n'umuntu, yarari kuri live, yarari video call, ntabwo ari n'umuntu ahubwo n'abantu, kuko amakuru angeraho urimo kunyumva. Yamaraga guhamagara Jihad, agahamagara Brian, agahamagara Godfather, agashyiraho uwo mwana ariko yarari hayi, yari yasinze cyane. Umwana yari muzima. Ndashaka kugira ngo arega abakobwa nabone ibibazo bindi. Dore ya mpano ukuntu yari yishimye, nguyu ahangaha ni muri live nawe, ariko ntiyari. Uravuze utiki? So Brian baramuhamagaye, twumvikane rero. Ndatekereza aha, ntabwo nzi kiza, simbizi ukuntu biri buze gusobanurwa cyangwa biri buze gukorwa, ariko ntekereza ko ntabwo ngiye kuhuza ibintu, kuko biri mu nkiko buriya ufite network ambishe rimwe baraguhamagara, ni rwa stesha rurimo rurampamagariramo ikupi cyangwa ikibwira kize hano. So ibi ngibi none ko ibi ngibi biri live, umva nari ndimo ndabaza ngo yararimo arajya live akazajya ahindukiza kamera kerekana uwo mwana yambaye ubusa nyabusa. Brian, hamagara iyo nimero nguhaye, kuri WhatsApp, uwo muntu agusobanurire. Ni umukozi wo kuri hoteli, wayibonye? Reba iyo nimero nguhaye kuri WhatsApp, iyo namba. Reka njyewe icyo ndi kubaza, reka tugaruke ku mwana tugaruke kuri simbizi igikurikizwa, sinzi igikorwa, ariko turibaza abakobwa bahindutse ibicuruzwa n'ibikoresho ibi ngibi turabyita, ndi gukura mu mutwe habibura. Ariko rero reka rero nkubwire Godfather, nkubwire ikintu kimwe. Mwebwe hari igihe mamuzi ngo nyine, cyangwa twese nyine hari igihe tuba tuzi umuntu akaza akavuga hano ngo umuntu ngo yakoze ibintu, tukajyaho nyine tukamuvuga ati yamana byagenze gutya, nyamaze wazajya gusanga ukabusanga umuntu afite ikibazo nyine muri we, ugasa. Ejo bundi ntabwo nabonye umugabo mu mujyi uri kugenda kubitagura abantu, menagura amamodoka y'abantu, bamutwara kwa muganga bagasanga umuntu ararembye amerewe nabi. Yampana rero komeza. Ngewe sinibaza yamana, ngewe reka nkubwire, ngewe urabona bino bintu bya mbere bimara kuba biriya bya mbere by'amavideo, yamano twarabonanye kuko yazanye n'umushiti wanjye witwa Blaise, baza ku kiganiro. Uri kumva araza nyine arambwira ko yatanze ikirego, ndamubwira ni byiza kuko hano iyo amavideo yawe agiye hanze ntube ari n'ikintu wavugiye kuri RIB nawe baragutwara. Ariko nyine ukabona yuko ntago ko mana yangize gift ziri kujya kwande buretse amazenda y'ibya gift. Oya Branda, gift naribireka ntago nongera, ariko se ubwo wewe wabona ikintu kitambutse kuri utamenya hano kigiye. Oya mbabarira ndagusabye. Okay. Turi kuvuga ku bintu birimo gufunga abantu bageragere.
urabizi ko nta kintu mbona nka gift ariko turaza kuzigarukaho mu kanya umva uri kumva ndamubwira naribi niba watanze ikirego ni byiza ndamubaza se uzi umuntu nyirizina nyine waba warabikoze arambwira ati ziriya video zanjye zimaze nk'amezi 5 ziri hanze yego ziriya video kumbi twenge nkagira ngo nyine ni ibintu bishyashya nyine byaje muri twebwe twese kumbi ibintu bimaze amezi 5 yego muri ayo mezi 5 ndamubaza kubera iki muri ayo mezi 5 ukimanira kumenya yuko video yawe iri hanze utahise ujya gutanga ikirego wishinganisha hakiri kare byibuza ko iyo ukiza kuza kwishinganisha hakiri kare nta nubwo byari gusakara cyane ngo nyine bihite biba byinshi cyane gutya mu bantu ati navuganye n'abantu nari nzi ko bazifite mbasaba ko bazisiba bananyemerera yuko bazisibye ariko nanone wenda nuko iby'amategeko itegeko nyine ni itegeko ariko nyuma niba nk'ibi nanone byongeye kuba sibyo none nkibaza umuntu azajya afata iyi ngiyi ni mobile phone ni telefone y'umuntu ku giti cyiwe twese tugira za eyes on tugira ahantu duhiding ibintu ndabyemera ko nta muntu wenda muri telefone y'uburamo utuntu bika twiwe nyine twiwe sibyo ariko umuntu ajya kugera muri telefone yawe kwanza niba uzi yuko ibyo bintu ubizi neza ko bishobora kuguteza ikibazo sibyo ufashe video n'umugore wawe umugore reka nkubwize ukuri Godfa iyo bigeze kuvuga wenda ngo uyu ni umugore wanjye hajyamo no kubaha umuntu sibyo yego hajyamo no kumwubaha nawe akakubaha nk'umugabo nago mbyanze ko mushobora kwifata utwo tuntu ariko nimutwifate muturebe nimumara kutureba mudusibe sibyo none se ubungubu niba wafata izo video ukazibika muri telefone runaka ubusubu aho bigeze ubungubu umuntu arongera gutekereza yuko izi video ari abantu bazisharinze cyangwa nyirubwita ahubwo niwe wenda cyangwa se wenda akabihereza nk'umushuti we amubwira ati reka nkwereke ukuntu njyewe n'icyana cyanjye tuba twatwitse ahangaha ntabwo nshaka kumva ukuntu ibintu bishobora kubaho bwa ariko Jeyu nizere ko wabibonye Bria oui ukuntu gahunda y'amanzi rero amakuru maze gukurura yewe bitarimo ibyo gutwika no kugira gute hari video 24 za yampano z'abakobwa bagiye batandukanye zafashwe kera ubu ibi byo ni bishyashya ni byo kuwambe